reka tubifurize ibihe byiza bakunzi ba Bizaza TV Rwanda, reka dukomeze tubifurize ishya n'ihirwe ibyo mukora byose, kandi mwese ibijyanye n'iterambere ry'ubuzima bwacu bwa buri munsi, ibyo waba ukora, waba uri mu bucuruzi, waba kandi nawe uri mu buhinzi n'ubworozi, ikintu cyose waba ukora reka nkwifurize kugira ngo uhahe uronke, kandi mwese mukurikirana amakuru atandukanye y'ubuzima buba buca ku muryango wa Bizaza TV Rwanda. Nukuri ndagushimire cyane kandi nkuhaye ikaze, waba warakoze subscribe cyangwa se nawe ugiye kuyikora aka kanya, n'iby'agaciro gakomeye cyane. Kumva rero muri iki gitondo nitwa Eric Nshimiyimana, hari byinshi cyane mbagira ngo dusesengure twumve, cyane cyane ku bijyanye n'ubuzima bwa muntu muri rusange. Uyu munsi reka duse naho tugaruka kuri iki cyorezo cy'indwara y'ubushita bw'inkende ikomeje kuvuza ubuhuha, ikomeze kandi kubica bigacika, aho tugiye kurebera hamwe n'ubundi ese iyi ndwara yandura gute, iyi ndwara ifata gute, ese umuntu yayirinda gute, n'icyo umuntu yakora kugira ngo byibura iyi ndwara y'ubushita ikomeje gutera ubwoba ikanatera n'ibibazo byinshi cyane, cyangwa se ikaba yangiza ubuzima bwa muntu, haba muri Afurika, i Burayi ndetse no mu bindi bihugu bitandukanye biri ku isi. Reka twifashishe inkuru twabashije kubasomera mu kinyamakuru cya BBC gahuzamiryango cyangwa se BBC News, aho hari inkuru yigeze kwandikwa mu minsi yashize, ariko bagaruka n'ubundi kuri iki kibazo cy'indwara y'ubushita. Abantu benshi bakunda gukerensa iyi ndwara, abenshi bati ushobora gusanga ari nk'icyorezo kize kigiye kuzatuma habaho guma mu rugo kimeze nka COVID-19, abandi bati iyi ndwara nayo irakaze kuko nayo yandura nabi. Nk'uko n'ubundi mugenda mubyumva ku bitangazamakuru bitandukanye, cyangwa se nk'ikiganiro duherutse kugira hano kuri Bizaza TV Rwanda, ejo bundi twabahaye ko iyi ndwara yandura. Bibwira ko iyi ndwara ishobora kuba ifata abantu bakuru, abasaza, abakecuru, nk'uko mu minsi yashize icyorezo COVID-19 wasangaga abantu kibasira cyane ni ba bantu bafite imyaka yo hejuru cyangwa se isa naho yigiye hejuru cyane, ariko bitandukanye n'iki cyorezo kiriho ubu ngubu. Reka tubanze dusome iyi nkuru, wenda turuzi kugaruka nyuma tubabwira byinshi cyane kuri iki cyorezo cya monkeypox virus. Inkuru y'abana rero bibasiwe cyane n'ikiza cy'ubushita bw'inkende muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ngira ngo muri kubireba ku ifoto iri hejuru kugaragara kuri screen yanyu. Mu gihe rero ishami ry'umuryango w'abibumbye cyita ku buzima OMS ryatangaje ko ikiza cy'ubushita bw'inkende ari ikibazo cy'ubuzima rusange cyihutirwa gihangayikishije isi kubera ukuntu bikwirakwira mu buryo bwihuse cyane. Amaso rero ubu ngubu ahanzwe Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yihariye abantu hafi ya bose banduye muri uyu mwaka, ndetse ubushita bw'inkende bumaze kwica barenga 500 muri icyo gihugu. Are rero Matabaro avuga ko ukuntu ubushita bw'inkende bwatangiye mu gihugu cyiwe cyangwa se ku muhungu we mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bukaba bwaratangiye ku muhungu w'imyaka 6 witwa Amani. Byatangiye ari nk'akantu gato cyane kabyimbye ku mubiri, nyina aragakanda nuko gasohokamo ibintu bimeze nk'amazi, nuko haduka akandi gaheri kaje ku mubiri, n'ubundi nyuma y'igihe gito dukwirakwira umubiri wose. Matabaro n'ubundi akomeza avuga ko uwo mwana yatangiye koroherwa nyuma y'iminsi 4 avurirwa mu ivuriro ryari hafi aho ngaho mu mujyi hariya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, byegereye mu mujyi wa Goma mu ntara y'Iburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abagera rero kuri 75%
by'abarwayi b'ubushita bw'inkende barimo kwitabwaho n'abaganga aho ngaho bafite mu minsi y'imyaka 10 nk'uko bivugwa na Dr Pierre Olivier Ngajore ukora mu muryango w'igira neza witwa Madei. Hari abenshi bakoma kwibaza bati ese ubundi indwara cyangwa se iki cyorezo gikomeye cyane giteye ubwoba cyandura gute, ese nabigenza gute kugira ngo byibura indwara y'ubushita ndebe kwenda ko yakira cyangwa se yacika burundu mu buzima bwa muntu. Rero wowe uri kumva ibiganiro byacu bya Bizaza TV Rwanda, waba uri mu Rwanda, uri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abari kutwumva bari Tanzania, abari kutwumva bari Uganda, abari kutwumva bari Kota Masimbi, iki cyorezo giteye ubwoba, icyo cyorezo kandi giteye inkeke. Niyo mpamvu buri wese ahava akagera kuva ku muto kugera ku mukuru agomba kwirinda iki cyorezo cya monkeypox virus. Hari ibimenyetso rero byinshi cyane cyangwa se bitandukanye ukibona umuntu urwaye iyi ndwara cyangwa se wafashwe n'iyi ndwara ya monkeypox virus, ushobora kubona umwibwira. Hari icyambere kigaragara nicyo bita umutwe, kubabara umutwe, ukumva uri kubabara umutwe udasanzwe, umutwe uri guhinda umuriro, ukumva ntabwo umeze neza. Iki ni ikimenyetso nuko iyo ndwara nayo igira umuriro. Ubundi abize science, ababiologiste ndetse n'aba chemistry n'abachimiste bazi bijyanye n'indwara nuko ikintu bita umuriro cyangwa se fever ni kimwe mu bimenyetso by'indwara. Bakunda kwitiranya umuriro nk'indwara, ariko ubundi umuriro ni ikimenyetso cy'indwara. Akenshi rero iki kimenyetso cy'indwara y'ubushita cyangwa se icyorezo cy'ubushita, iyo ufite iyi ndwara n'ubundi naho uba ufite umuriro uri hejuru cyane. Ikindi ni ukuribwa mu mikaya, ugasanga imikaya aha hano hafi n'umunwa, hafi n'amatama, hano muri checks, kubabara mu maso, kubona ibintu by'imitsi biri kukurya cyane. Iyo naho yo ni ikimenyetso ushobora guha vatirika ngane muganga andebere. Hari ikindi ni ukuribwa umugongo, cyane cyane hano hafi mu rutirigongo, hano uvuye ku kibuno hejuru gatoya ukazamuka gato rwose no mu mugongo hagati, ukumva umugongo wacitsemo kabiri, ukumva ntumeze neza. Nugira icyo kimenyetso ugomba kwihutira kujya kwa muganga. Ikindi nicyo uhita kubabara hano mu muhogo cyangwa se ibyo dukunda kwita ngo ni amasazi iyo mu muhogo, ukumva hano mu muhogo turiya tuntu turi kurya, icyo bita lymph nodes hano mu muhogo ziba zatangiye kubabara. Hari icyo bita kugwa agacuho, ukumva uri gucibwamo, ukumva nta mbaraga ufite, just uri wiki cyane, ukumva kwisinzirira. Ibyo ni ibimenyetso ugomba kurimenya ugahita wihutira kuba wajya kwa muganga. Hari ikindi icyo bita kuryaryata, uburyo bita uburyaryate hano mu myanya myibarukiro, hano hafi na sex, waba uri umukobwa cyangwa se umuhungu cyangwa se umudamu, male and female, ukumva hagati mu myanya myibarukiro harimo uburyaryate bwinshi cyane, kandi ubwo buryaryate ukumva buri kukurya cyane. Icyo gihe ni ikindi kimenyetso cyihutirwa ugomba kuba wamenya ukaba wajya kwa muganga. Hari icyo bita guhindurirwa, ukumva umubiri wawe wahinduriwe burundu. Benshi rero bakibwira bati se iyi ndwara ko numvise ibimenyetso byayo nakora iki, se yandura gute? Ikimenyetso cya mbere cyangwa se ibikorwa bya mbere bya muntu akora bishobora kuba byaba nk'imbarutso yo gusezera ubuzima ku isi ni iki ngiki. Hari icyo bita gukora ku myenda, ku biryamirwa, cyangwa se ugakoresha isume y'uwanduye iyi ndwara y'ubushita bw'inkende cyangwa se monkeypox virus. Ni ukuvuga ngo ibi uko yandura bisa neza
n'icyorezo cya COVID-19 kigeze kwaduka mu mwaka wa 2019, 2020, 2021, 2022. Murabyibukaho icyo cyorezo cya COVID-19 ko cyafashe kigafata isi neza burundu, kigasa naho kishira mu muriro utazima. Ikindi kintu ushobora gukora kikaba cyagushira mu muriro utazima kubera iki cyorezo, ni ugukorakoraho cyangwa se gukoranaho umubiri runaka ku wundi, cyangwa se ugakorana n'umuntu ufite ubushita bw'inkende. Hari gukora kwitsamura kurwaye ubushita bw'inkende. Aho naho ubundi iyo twitsamuye, urugero umutwe ugize ukusohoye umwuka uri direct muri ayo macanwa usohoye, arimo amaserire, arimo amabacteria akomoka n'ubundi kuri iyo ndwara, harimo amavirus akomoka kuri iyo ndwara. Ayo macandwe cyangwa se izo myuka usohoye mu kanwa kawe zuzuyemo virus. Iyo zigeze rero ku mubiri direct n'ubundi zigafata kuri wa muntu runaka nawe ufite ubuzima, zitazinjira direct. Urugero, virus akenshi igeze hanze ntabwo ipfa, irapfa direct kuko virus iri non-living. Virus iri non-living ariko iba living things, cyangwa se ibi kinyabuzima igeze mu bundi buzima bufite ubuzima. Ni ukuvuga ngo virus ushobora kuyishyira hanze ihita ipfa, ushobora kuba yashya bitewe na temperature runaka ushobora kuba urimo. Ariko virus igeze mu kindi kinyabuzima ihita ikura, ikora icyo bita multiplication, cell division. Iri diviza, yamara kuba divided ikagenda igahita ikora ibishoboka byose, ikajya kurwanya icyo bita immunity y'umubiri. Yamara kurwanya immunity y'umubiri cyangwa se abasirikare b'umubiri, igahita igenda igafightinga hahandi ubuzima bwari buri, ikahakurira. Iyo imaze kuhakurira rero itangira gukwirakwira mu mubiri hose. Niyo mpamvu imaze kugera n'ibigeze muri red blood cells ikazi breakinga, ikajya muri white blood cells ikaha breakinga, ikajya muri platelets bimaze kugera mu maraso. Icyo gihe ubuzima baba bwamaze gucibwamo, niko kumva ngo umuntu yapfuye kubera monkeypox virus. So nandi kubwira ya macandwe cyangwa se icyo bita aya macandwe dusohora mu kanwa ko aba ari nk'uburozi busohotse mu kanwa ku muntu wanduye ufite iyi virusi itera ubushita. Ikindi wamenya ni ugukoranaho mu mibonano mpuzabitsina cyangwa se gukorana n'umuntu wanduye iyi monkeypox virus. Mwumvishe uyu mubyeyi ubuhamya yatanga ukuntu agaheri kaje ari kamwe, mu kanya tuza ari tubiri, buza ku mubiri we. Bumaze kuza ku mubiri we, ikintu cyabaye we yatubonaga ari nk'ibintu bisanzwe, ariko nyuma byaje gusanga ari virusi. So urumva rero nawe uri mu cyaro, uri mu mujyi, ushobora kubona agaheri ku mubiri ukajya ngo nagasanzwe, ukakamina ukumva nibisanzwe. Ariko nyamaza please, iyo tugeze muri iki gihe nuko ugomba kuba attention ku buzima bwawe. Urubyiruko rero n'abana basa n'abarimo kwibasirwa by'umwihariko n'ikiza cy'ubushita bw'inkende, kubera ko ubwirinzi bw'umubiri wabo buba butarakomera cyane. Tugeze kuri iyi ngingo naje kuyitekerezaho, nahoze mvuga hejuru icyo bita immunity. Hari icyo twita immunity y'abana n'immunity y'abakuru. Umusaza ufite imyaka 80, 70, 100 kuzamura, cyangwa se bitewe n'uburwayi ufite ku mubiri, n'umwana ufite amezi 3, 6, imyaka 2, 3, 5, abo bantu icyo bita abasirikare b'umubiri ntago baba bagakuze kugeza ku rwego kuba barwana n'indwara. Iyo virus cyangwa se bacteria igeze mu mubiri, nakubwiye ikikora, ikora multiplication cyangwa se division. Rero ku mwana cyangwa se umusaza, iyo bacteria cyangwa virus igeze mu mubiri,
biroroha cyane kuko bwa bwirinzi babukire butoya. Urumva umwana ntabwo ararya amaproteine ahagije, ntabwo ararya amavitamines ahagije, ntabwo ararya imyunyungugu myinshi ihagije, abagifite bwa bwirinzi buturuka kuri mama we umubyara. Ni ukuvuga ngo ya percentage yaturutse kuri mama we niyo sana hagifite. Nubwo ibyo mama we akonsoma cyangwa se afungura nibyo asigariza mama we. Niyo mpamvu akenshi bakunda kuvuga ati mubyeyi ufite ubyara utwite ugomba kurya intungamubiri zihagije, ugomba kurya vitamini zihagije kugira ngo usigarize umwana nawe abe saved, agire ubuzima bwiza. Nuko ngo ya immunity rero ituma turwana n'indwara runaka cyangwa se n'icyorezo runaka, iyo bikiri buto mu mubiri ntabwo tushobora twarwara n'iki cyorezo. Tujye ku musaza mukuru cyangwa se kuba papa cyangwa se ababyeyi bakuru. Iyo tugenda dusaza ubuzima bwa muntu buri sako busubira bwanga, sinzi uri kubyumva. Nuvuga ngo barakoresheje imbaraga nyinshi, barakoze muvoma nyinshi, umubiri uri kugenda usubira inyuma kubera ko imbaraga zo kurya ziba ntazo. Bamwe na bamwe ntago bakoze amasiporo ahagije, abandi ntago bari ama protein ahagije. Iyo uri gusaza rero bigenda byomoka. Urugero, niba wari munini, iyo uri gusaza utangiye kugenda uhorota. Kubera iki? Ntabwo ugifata intungamubiri zihagije kugeza ku rwego byo kuvuga ngo wenda ndasavinga ubuzima bwanjye imyaka myinshi. Icyo gihe wa mubiri utangiye gukoresha ingufu ziri mu magufwa, ingufu ziri mu binure, ziba zarabitswe mu binure cyangwa mu mafats, ingufu ziba zarabitswe muri za rivers, muri anorgans runaka. Icyo gihe rero ya immunity yabo iba yaragiye ikagabanuka n'ubundi. So biology ikivuga cyangwa se science ivuga ko life is a cycle. Utangira uri muto n'ubundi ugasoza uri muto. Sinzi muri kubyumva. So niyo mpamvu rero bagaragaza ko ku bantu bakiri bato n'urubyiruko immunity yabo iba iri ku rwego rwo hasi cyane. Dr. n'ubundi ushinzwe ubuzima muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Ngajori anavuga ko ibindi cyangwa se indi mpamvu ari ukubera ubucucike mu nkambi y'impunzi iri hafi aho yashyiriweho abantu bakuwe mu byabo n'intambara iri mu karere ka Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yabwiye ikinyamakuru BBC bumwe mu buryo ubushita bw'inkende bukwirakwira ari mu kwegerana cyane cyane kandi abana bahora buri gihe bakinana, guhana intera. Icyo gihe biba bigoye rwose. Urumva niba abantu bari mu nkambi biroroshye cyane, bahumeka umwuka umwe, bakoranaho mu gihe gitoya. Ati ushobora no kubibonera mu ngo iwabo aho bararana basangira. Ushobora cyangwa se gusanga abana 3, 4, 5 baryamanye. Ubwandu burakwirakwira mu buryo bworoshye cyane. Ari nayo mpamvu hari hakurya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rwose iyi ndwara y'ubushita ikomeze kugenda yiyongera. Muri Kamena tariki 6 uyu mwaka, ivuriro ryo mu mujyi cyangwa se rya Munigi rivurira ubuntu ndetse kandi rigatanga n'imiti yica udukoko cyangwa se za antibiotic yo kuvura ubwandu bwo ku ruhu, cyangwa se bakaguha n'ibinini bya paracetamol n'amazi meza yo kunywa. Rimaze kandi kwakira abantu, byari rimaze kwakira abantu bajya kuri 310 barwaye kandi ubushita bw'inkende. Kuri ubu ryakira abarwayi bashya bari hagati ya 5 ndetse n'10 ku munsi. Urumva ko abo bantu abari benshi cyane. Kuri iryo vuriro kandi nta muntu n'umwe wari wicwa n'ubushita bw'inkende, ndetse Dr. Ngajore yemeza ko impamvu ari uko abantu bari kujya kwivuriza kandi bakivuza hakiri kare. Ati ntekereza ko ari ingenzi cyane gutanga serivisi z'ubuzima z'ubuntu cyane cyane muri iki gihe cy'indwara y'ubushita. Bivuze ko abantu nta nzitizi n'imwe ya mikoro bahura nayo baza kwivuriro hakiri kare. Urumva rero
ukuntu ivurwa cyangwa se ukuntu iyi ndwara ya monkeypox virus n'ubundi ukuntu ivurwa urumva ko bigoye. Mu kiganiro twabagejejeho ubundi twarababwiye ko iyi ndwara kugira ngo uzabone urukingo rwayo bigoye, gusa turashimira ko byibura amakuru atandukanye agenda agaragaza ko urukingo rushobora kuba rwarabonetse kandi mu minsi mike ruratangira gutangwa hariya rwose muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Dushimira Leta Zunze Ubumwe za Amerika, za Canada n'ahandi ko biyemeje kuba bagira inkunga batera Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugira ngo byibura babone inkingo. Ubwo urumva ko wenda no mu Rwanda no hakujya mu Burundi tuzaboneraho. Rero ibintu biratandukanye mu ntera ya kilometero 80 mu majyepfo ashyira uburengerazuba bwa Munigi, ku rundi ruhande rw'ikiyaga cya Kivu cyangwa se ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku bitaro bya Kavumu. Abarwayi 800 bamaze kwakirwa ku biro by'ibitaro kuva muri Kamena uyu mwaka, naho 8 muri bo barapfuye bose bafite munsi y'imyaka 5. Iki kiganiro impamvu nagikoze ni ukugira ngo umvishe mwa babyeyi mwe mufite abana batoya ko abana na bato bakomeze kwibasirwa n'indwara y'ubushita. Ansima Kaningo, umwana w'umukobwa w'imyaka 2 yanduriye ubushita bw'inkende kuri umwe mu bavandimwe 4 bose banduye iyi ndwara. Nyina Nzigire Kanigo w'imyaka 35 mbere ntiyarazi ibyo ari byo cyangwa se ibijyanye n'iyi ndwara. Agira ati ubu nibwo bwa mbere nyibonye, ubwo umwana wanjye yarwaraga abandi babyeyi bambwiye ko ishobora kuba ari iseru cyangwa se agasama kirundi, ariko dutangira kuvura iseru birananirana, nuko dufata icyemezo cyo kuza hano. Muganga Imana imuha umugisha kuba yaranzanyiniye imiti. Abana banjye 3 barakize, ubu bari mu rugo. Ubu mfite 2 gusa rwaje muri ibi bitaro, ndashima Imana. Dr. Robert kandi wo muri ibi bitaro Musore, muganga ukuriye ibyo bitaro, avuga ko abategetsi badakwiye gukerensa iki kiza kuko gifite ubukana kandi gifite imbaraga zikomeye. Yakomeza agira ati ibintu birakomeye rwose kandi byaturenze cyane kuko dufite ubushobozi buke, ariko turimo kwakira abantu benshi cyane. Ingorane ya mbere duhura nayo yo muri uko guhungaba cyangwa se muri guhangana n'iki kiza nuko aho gucumbikira abarwayi ari hato. Ingorane ya kabiri ni ukubona imiti kandi nayo ntayo dufite. Ubu kandi mu burasirazuba bwa Repubulika yo muri Kongo cyangwa se Demokarasi ya Kongo hari inkambi nyinshi cyane z'impunzi zibarirwa muri za miliyoni zahunze kubera imitwe myinshi cyane y'inyeshyamba ikomeza kurwanira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibyo nabyo n'indi mbarutso yo gutuma iki cyorezo nacyo n'ubundi gikomeza. Ubwo n'imitwe za FDLR, M23 n'iyindi myinshi cyane, Reditabara, FOREB n'indi mitwe myinshi cyane myinshi n'ubundi kurwana ituma abaturage bahunga, bamara guhunga n'ubundi bakagenda bakajya muri za nkambi, noneho bwa bucucikizi bw'abantu bikoroha kuba babantu bakomeza kwandura iki cyorezo cya monkeypox virus. Akenshi rero abantu baba baranduranye cyangwa se barundanye mu bahantu hamwe, kwipanga biyigiranya, bicarana, baryama, ibikorwa, gusangira. Ibyo bikorwa bituma babantu n'ubundi cyangwa se cyorezo cya monkeypox virus kiyongera. Abakozi rero bo mu buvugizi bamaze igihe basura cyangwa se mu buvuzi bamaze igihe basura ahantu nko mu nkambi ya Munja iri hafi ya Kirunga cya Nyiragongo, kwigisha abantu ku kintu kijyanye n'ukuntu bakirinda iki cyorezo cya monkeypox virus, ariko n'ubundi biba bigoranye cyane. Uyu ni nka Josephine Silangunza. Uyu ni Josephine Silangunza uba muri iyo nkambi hamwe n'abana be 5. Ati iyi ndwara yaduteye ubwoba bwinshi ko twese tuzayirwara.
avuga ko kandi leta ikwiriye gutanga ibikoresho by'ibanze byo gufasha kugira ngo bakomeze kubyifashisha mu guhagarika ikwirakwira ry'iyi ndwara. Ati iyo tubonye umuntu arwaye duhangayikishwa n'ukuntu turubuze kumwirinda. Uko niko na Bosco se uko kandi ni nako Bosco Sebuke w'imyaka 52 umubyeyi w'abana 10 yiyumva. Nawe yagize ati twahawe ubukangurambaga buhagije bujyanye n'indwara y'ubushita, ariko twuzuye ubwoba kuko twirunze ahantu hamwe kandi turi ubucucike, turi benshi cyane, turi ahantu habi cyane, dusangirana tukasangira ku isahani imwe, ku bikombe n'igikombe tugafata kimwe. Rero kwirinda iyi ndwara biragoye, kandi kubera iyo mpamvu dufite n'ubwoba. Iki kiza rero cy'indwara y'ubushita bw'inkende cyo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni ubwoko bushya bw'iyo ndwara bwitwa Clade cyangwa se Clade 1B, ndetse ubu bwamaze kugera mu bihugu by'ibituranyi. Ubwo ni mu Rwanda, Burundi, ubwo ndetse no kumva ko hari n'uwo nabonye muri Nigeria nawe cyamaze kumwandura. Rero ako muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iki cyorezo rwose nta kikozwe cyakora ishyano kandi cyakomeza kuba cyakandura. Iki kinyamakuru n'ubundi BBC kikomeza kivuga ko mu cyumweru cyashize leta ya Kongo yavuze ko yigeze ko cyangwa se yizeye ko inkingo zivuye muri Amerika no mu Burayi zizatangira kuhagera vuba, kandi kugeza icyo gihe ubu iki gihugu nta nkingo gifite, nubwo ari cyo kiganjemo iyi virusi y'agakoko gatera indwara y'ubushita bw'inkende. Matabaro se wa Amani ubu urimo koroherwa ubushita bw'inkende avuga ko afite icyizere kubera amakuru y'uko inkingo zishobora kuba ari ziri mu nzira zishobora kuba zagira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo vuba, ariko abo zizageraho bazaba ari bake cyane. Ndetse nk'uko Dr Nganjol abivuga, ikingira ni uburyo bumwe gusa mu kuba barwanya iyi ndwara ya virusi. Ati iki gikorwa cyoroshye cyane cyo gushyiraho no kongera isuku. Niwongera isuku mu ngo, niwongera isuku aho utuye, biba byoroshye cyane kuba warwanya iki cyago kuba cyakomeza kuba cyakwirakwira. Josephine kandi nawe yunga mu by'uyu muganga ati bwira abayobozi bacu batwoherereza imiti, isabune n'ubundi buryo bwo kwirinda kugira ngo dukomeze kwirinda iki cyorezo cya monkeypox virus. Mu by'ukuri bakunzi ba Bizaza TV Rwanda, mwebwe aho muri hose muri mu nce zitandukanye, twakakwiye kwicara tukaganira, tugaseka, tukarya, ariko tumenya ko isi yugarijwe, tumenya ko isi ifite ibibazo byinshi cyane cyane ibyorezo bya hato na hato biza twafekite cyangwa se bikinjira mu miryango yacu, mu bana bacu, mu rubyiruko. Niyo mpamvu tukwiye gushyiraho ingamba nyinshi cyane kandi zikomeye zo kugira ngo iki cyorezo turi ko twakirwanye. Reka dukomeze tubashimire, tubahe ikaze kandi tubifurize ibihe byiza. Mwumvishe imva n'imvano, mwumvishe ko mu bana bato abari kwibere, abakivuka, abafite imyaka 2, 3, 4, 5 ko iki ndwara ya monkeypox virus cyangwa se indwara y'ubushita bw'inkende nabo ibageraho, itagera muri ba bantu bakuru. Ariko ni inama twatanga nuko mwese mwakomeza gukoresha amazi meza ndetse n'isabune kugira ngo dukomeze kwirinda iyi ndwara y'ubushita. Ndabashimiye, nitwa Eric Nshimimana, ntahindi neguza naho ubutaha.